uremera amagare polisi zikemura ikibazo uko kimeze cyangwa se ufata umugore umwinjize mu nzu murongora umugiro wawe mu bantu buziraherezo akarakara none hari umupaka ubonye njyanye fata bag muko injira mu nzu ni yawe n'umugabo wawe oya reka mbaza oya ntabwo tubyibaza mugende yewe reka mbaza ari bobo baje pa bidwira je rese nukujya reka nkwereke rero Karavi kugira ngo wemere ukuntu ugiye mbana na cyakoze ahubwo se mareka tukajyana mu rugo tukaganira mu rugo byimbitse pananga mu nzira ari bobo baje pa bidwira je sobanurira ukuntu byagenze. Nagiye kuvoma nkura n'umutipe mwiza pe ubwo abaranga ati se ati nta kuntu wakati tukajyana mu rugo tukagana nk'iminota 10 ati nkakubwira ndanga ese ko mu rugo bambwiye ngo nze kuvoma n'inkute ati waze nkabanza nkajya mu rugo aranga ubwo nyine bandagiye shakare nawe urabyumva nyine ninje mu nzu nyine nawe urabyumva arindi rugora ku gasantere avuye kuvoma anciyeho murebye numva kwihangana bihananiye twaraganiriye ndanamutwaza tugera mu nzu turinjira uretse gato uwo mukobwa ko numva biri gusa naho muzi ubwo se wa mukobwa muheretse kuzana umutwaje amazi mugaca imbere y'urugo wanjye hano ku muryango wanjye ugakomeza muza hano mu rugo nuwo nguwo ngiye nagwamaga kugira ngo uzungire inama naguha haguruka tujye kumureba. yaranzindukiye umukobwa arakomanga yenda kunaho urugi ndavuga uti se ko nari igisambo rekeraho nakumvise papa gwe nako utagize ko wafashe umukobwa uramuzana umujyani wawe umaze kumutera inda urimo uramukwepa ngo uramurikishe ryoshye go yeye mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeye kasongo mbona wewe mombali nanga Oh shit! Ubu nagucika ubusancike. Nta hantu ngene ubu. Nagucika. Ese nagucika. Reka ntago wancika. Nta hantu nagucikira rwose. Umva wowe reka twumvikane. Ni mushuti wanjye rwose. Yewe. Nari nshiriye imyenda rwose. Yewe. Mwiriwe. ari bobo ndareba cyangwa ndarota wese Karavi ubundi babaza ikibazo mufitewe hagati yawe n'uno mukobwa muri gusakuriza abantu mugatuma badasinzira mwatewe n'ibiki ubwo wamubaza ngo ikiri kukugenza hano kwa Karavire ni igiki kandi ndi kukibona ahubwo wowe ugomba kumbwira impamvu utari kumva ikibazo arimo akubwira Yesu urakibona kiri kuvuga
uyu mukobwa ntabwo mbona ni wa wundi muherutse kuzana hano mu rugo wowe nawe umutwaje amazi. ni wa wundi nyine. None mufite ikihe kibazo gituma muri gusakuriza abantu? yaraje nkuko twari mu muhanda ndamubwira uti wowe ariko se ari bobo ariko ubu ntabwo ndi kubona izi ubundi se uretse iyi ntabwo ari ivarisi mbona ufite uri ushaka gusohoka ngo ugende. njyewe iyi varisi ntabwo ndi kumucika. njyewe namubwiye utari mushuti wanjye mfite uriye gukora ubukwe nta myenda afite. umva nkubwire rero karaveri twumvikane. Karaveri ntabwo nabikubwiye. Karaveri ejo bundi njye nawe ntabwo twaganiriye twica hariya mu nzu iwanjye ukabintekerezaho nkakubwira ngo emera utunge umugore twanashwana. Gabanya Karaveri uno mukobwa namuteye inda igihano kirahari kibyemeza neza 100%. ubushize umuzana hano mu rugo ubu twaje kandi y'amazi ugomba kwemera icyaha wakoze. amahitamo nabi ahubwo gira vuba cyangwa se amahitamo nabi uremera amagare polisi zikemura ikibazo uko kimeze cyangwa se ufata umugore umwinjize mu nzu umurongo umugire uwawe mu bantu buziraherezo. none hari umupaka ubonye njyanye. fata ibaga muko injira mu nzu ubone yawe n'umugabo wawe. ntabwo ushaka kuguma gutya. oya ntabwo tubyibaza mugende. ari bobo baje pa bidira rese n'ukujyamo reka nkwereke rero Karaveri kugira ngo wemere ukuntu ugenda